Banje kubasuhuza nizere ko bameze neza. So uyu munsi ngiye kongera kubigisha icyongereza cyiza, ariko mbere ko dutangira reka mbigishe gukoresha iyi nteruro kubera ko muyikenera mu buzima bwa buri munsi. Iyi nteruro iravuga ngo it doesn't matter. It doesn't matter bivuze ngo ibyo ntacyo bivuze. Ibyo ntacyo bivuze. Nyine nk'igihe cyose umuntu akubwiye ibintu ukumva ukeneye kumubwira ngo ibyo ntacyo bivuze mu kinyarwanda. Mu cyongereza uravuga ngo it doesn't matter. Ni ukuvuga ngo umuntu najya akubwira ikintu runaka, nyine ukumva ukeneye kumubwira ngo ibyo ntacyo bivuze, ujye umubwira ngo it doesn't matter. Ahantu hose wumva ushaka gukoresha interuro ibyo ntacyo bivuze mu kinyarwanda, ujye uvuga mu cyongereza umubwira ngo it doesn't matter. Bituma ugaragara nk'umusirimu, abantu bakanakubaha. Wibuke ko rimwe na rimwe ushobora gukoresha interuro nk'iyi kuri WhatsApp, umuntu akubwiye ibintu washaka kumubwira ngo ibyo ntacyo bivuze, ukamwandikira ngo it doesn't matter, bivuze ngo ibyo ntacyo bivuze. Iyi nteruro muzajya muyikenera kenshi ahantu hagiye hatandukanye. So banza ukore subscribe rero, gufata amasegonda ukore subscribe. Ngiye kubigisha icyongereza cyiza cyane. Yego, kora subscribe. Yes, thank you so much. So reka akangaka noneho ngasibe, ngiye kubigisha icyongereza cyiza cyane nanone nk'ibisanzwe ko dusanzwe tubikora. Uyu munsi tujya kwiga ijambo rivuga must. Must bivuze ngo ugomba. Nubwo harimo dusoma must bivuze ngo ugomba. Ugomba bivuze iki rero? Ubushize nabigisha icyongereza dukoresha tugira umuntu inama, tugaragaza ikinyabupfura, ariko uyu munsi tujya kwiga icyongereza cyo gutegeka. Yego, aho ushobora gutegeka umuntu ibyo agomba gukora. Tugiye kureba ingero enye za mbere. Nitumara kureba izo ngero, ndahita mbereka noneho ingero zo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Urasabwa iki rero? Urasabwa kureba iri somo kuva ritangiye kugeza risoje, dore ko ku musozo ariho hari interuro ushobora gukoresha mu rugo, ushobora gukoresha mu kazi. Nizere ko iri somo riraza kubanyura. Ariko mbere na mbere ndashaka kubaha agatangazo yuko tufite ibitabo bibafasha kumenya icyongereza mu minsi 30 gusa, dore ko ibyo bitabo birimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, harimo n'uburyo bisubiza bemeza ndetse unahakana. Ubwo ababikeneye, nimero ni 0729401229. Yego, nimero niyo. Ababikeneye mwatuvugisha, reka dutangire isomo ryacu. Yego, umuntu uri interested, mbese umuntu ushaka igitabo ashaka kutwandikira. Student must wear school uniform. Tugiye gutangira tureba ingero, turaza kureba ingero zo mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Students bivuze abanyeshuri. Must bagomba. Wear kwambara. School uniform ishuri. Yes, urabona ko iri jambo must rivuga ngo ugomba twifashisha dutanga amategeko mu buzima bwa buri munsi. Ubushize nabigishije uburyo dukoresha icyongereza tugira umuntu inama, ariko uyu munsi turi kwiga uburyo noneho ushobora gukoresha icyongereza gutegeka. Yego, nk'ahangaha haranditse ngo students, abanyeshuri. Iri jambo students bivuze abanyeshuri. Must bagomba. Wear kwambara. School uniform umwambaro w'ishuri. Yego, uniform nyine bisanzwe. Reka turebe n'ubundi rugero twihuse cyane. Yego, nizere ko muzajya mufata pause mukatwandika. Ariko students bivuze abanyeshuri. Must wear, to wear no kwambara. School uniform umwambaro w'ishuri. Iyo ni interuro ya mbere, urwo ni urugero rwa mbere. Urugero rwa kabiri, passengers must show their tickets. Passengers, iri jambo passengers biravuze ngo abagenzi. Passengers must, abagenzi bagomba. Must show their tickets, abagenzi bagomba kugaragaza amatike yabo. Tickets, iri jambo risobanuye amatike. Ya matike nyine, yaba ugiye mu ntara itike yaguhereza, winjiye muri stade itike yaguhereza, niyo tike. So passengers bivuze abagenzi. Passengers must show, abagenzi. Passengers must show, abagenzi bagomba kwerekana their tickets, amatike yabo. Yego, reka turebe urundi rugero bisanzwe. Nizere ko muzajya muhitamo twandika. Aha tuba turi kwiga nicyo bita vocabularies, nyine nka passengers, students, tickets. Ayo yose ni vocabularies mashyashya ashobora kugufasha mu rurimi rw'icyongereza. So
indi ntera avuga ngo employees must obey each other. Employees must obey each other. Iyi ntera avuga ngo abakozi bagomba kubahana. Employees ni abakozi bakora muri kampani runaka. Employees must obey each other. Abakozi bagomba kubahana. Employees must obey each other. Employees ni abakozi bakora muri kampani imwe runaka. Obey bivuze kubaha, each other bivuze nyine buri umwe bagomba kubahana. Yego. Employees bivuze ngo abakozi. Yego. Employees ni kimwe n'uko bavuga workers. So reka turebe urundi rugero. Everyone must follow the rules. Everyone must follow the rules. Iyi ntera avuga ngo buri wese buri umwe agomba gukurikiza amategeko. Rules ni amategeko ariko atari amategeko yo mu rukiko, ahubwo rules ni amategeko yo mu buzima busanzwe. Nka kumwe ashobora kuvuga ngo ntabwo byemewe guparika hano bisanzwe, kuvuga ngo iki. So everyone biravuze ngo buri umwe must agomba follow the rules, gukurikiza amategeko. Yego, izo none ni za nteruro enye za mbere nabwiye z'ingero. None reka turebe ukuntu wakoresha iri jambo must mu buzima bwa buri munsi, mu buzima tubana nabwo aho tujya buri munsi. So ubwa mbere ushobora kubwira umwana ngo you must apologize, bivuze ngo ugomba gusaba imbabazi. You must. Ushobora kubwira umwana ngo you must apologize. Ubwira umwana ngo you must apologize, umubwira ngo ugomba gusaba imbabazi. Bivuze iki rero? Iyi ni ntero wabwira umwana igihe yakosheje. Umwana akaba yakoze amakosa ubona ko ari ngombwa ko akwiye gusaba imbabazi, wamubwira ngo you must apologize, ugomba gusaba imbabazi. Indi ntero, you must clean your room. Yes. Ushobora kubwira umwana ngo you must clean your room. Bivuze ngo ugomba gusukura icyumba cyawe. Intero ushobora kubwira umwana uba uri kumutegeka, you must clean your room, ugomba gusukura icyumba cyawe. You must clean your room. So indi ntero ushobora kwibwira nawe uvuga ngo wenda ukaba wavuga ngo I must win. Bivuze ngo ngomba gutsinda. I must win. Ubwo uvuze ngo I must win, uvuze ngo ngomba gutsinda uko byasa kose. I must win, ngomba gutsinda. I must win. So indi ntero avuga ngo we must do dishes. We must do dishes. We must do dishes. Iyi ntero avuga ngo tugomba koza ibyombo. We must do dishes. Tugomba koza ibyombo. We must do dishes. Tugomba koza ibyombo. So ushobora no kuvuga ngo we must pray. Bivuze ngo tugomba gusenga. Aba ari itegeko, tuba dutegetswe gukora icyo kintu. We must pray. So iyi ni ntero ya mbere ushaka kubwira umwana uvuga ngo you must apologize, ugomba gusaba imbabazi. Iyi ni akaba ushobora kumubwira ngo tunganya icyumba cyawe, ugomba gutunganya icyumba cyawe. Iyi ni gatatu ushobora kuba uri kwibwira wowe uvuga uti ngomba gutsinda uko byasa kose. Iyi ni kane ivuga ngo we must do dishes, tugomba koza ibyombo. Iyi ni gatanu ivuga ngo we must pray, tugomba gusenga. So mfasha aka kanya nshimire mwebwe mwakurikiranye iri somo kuva ritangiye kugeza aho rigeze ubu ngubu. We love you so much. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe mukanasharinga kugira ngo amasomo akomeze kugera ku bantu bose bayakeneye, kubera ko aya masomo aba ari ingenzi kandi aba ari n'ubuntu. Yego, so icyo tubasaba ni ukudutera inkunga ya subscribe mugasharinga kugira ngo bigere ku bantu benshi, kugira ngo natwe tubashe kutubyara umusaruro. Turabakunda
Thank you so much.